turabasuhuje bakunzi b'imikino aho muherereye hose kuri uyu munsi tariki 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho uko Benin n'u Rwanda byaraye bigenze. Kurikira Kumenya TV ukurikire amakuru yose y'ukuntu u Rwanda rwaraye rukinnye n'igihugu cya Benin, igihugu cy'u Rwanda kigatsinda ibitego 2-1 cya Benin. Kurikira umukino urebe. Ngiye kubagezaho aya makuru Imana ya Gaflex. Ahaye ikaze. Anje Jimmy Bizimana Jihad Jidro tera demi centre kwa Mangwende umupira yasho funga shuti nasa kumupira kwa Bizimana Jihad mu kibuga hagati aterura agapira ya pasi ya chepe atereka demi centre uwitwa Magodoro muri boxi ayakura umupira n'umutwe aterekera shuti nasa ku isahani shuti nasa afungura ikirenge adepoza umupira kuri deuxième poto Amavubi kimwe Benin kimwe. What a game, what a decision, what a hype. Wow, Amavubi rero yongera kubona igitego Zamurja Benin Stade Amor iranyekanye amavuta rekura centre nziza cyane hariya Mugisha Gilbert barafinda igera kwa Captain Jidro na Ruboneka Bosco control umupira ushira kwa Jidro umupira agiye gutera mukorera penalty hariya iminota 2 gusa ibitego bigiye kuba 2 u Rwanda iyi penalty bagomba kwitsinda byanga bikunda. Amateka agomba guhinduka kuri Stade Anga Benin gatsindwa byanga bikunda. Jidro ugiye gutera umupira bashyiraho ikirenge kubitana n'umuntu hariya ni penalty igomba no guterwa n'ubundi na Captain Bizimana Jihad. Jidro afata icyemezo nk'umuntu w'umugabo kabisa aravuga ati penalty ngomba kwitera nka captain akina mu gihugu cya Ukraine aravuga ati penalty ngomba kwitera. Umuzamu yari yagiye ari kubona ko Amavubi byanga bikunda stade yose yahagurutse. Frank Torsten Spitzer arabizi neza ko birashoboka imibare ikunda noneho ko bishoboka ko Benin kwitsinda ugatsinda Libya wajya mu gihugu cya Nigeria ubizi neza ko ugomba gushaka byibuze resultat positive. Reka turebe ahangaha ko umuzamu aza mu kibuga akajya mu izamu ahanganye n'uwitwa Bizimana Jidro umusore y'Urubavu wariya ugomba kuza guhagurutsa stade nanone. Byaba ari comeback nziza ku Rwanda, byaba ari byiza mu by'ukuri ubona ko Jidro ahanganye na witwa Danjino. Reka turaba Jidro kagomba guterekamo iyi penalty ku minota 73 Jadira Danjino ninde kombonari y'abashwana ariko ubona ko remplacement y'uwitwa Ruboneka Bosco igize akamaro. Uruhande rw'iburyo mu by'ukuri wabanaga ko hari umwanya yo baza kurubyaza umusaruro banabikoze rero bisa bitanga umusaruro. Igitego cya Nshuti Innocent ndetse na Captain Jihad reka turebe ko aza guterekamo iki gitego kikaba cya kabiri kuranga ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Mbona abakinnyi b'ikipe ya Benin hariya barimo baragenda bashonda na gatoya batinza ko Jihad yatera penalty kugira ngo barebe niba yahindura ibitekerezo. Umusifuzi
Andofetra Manda amubwira ati itonde utegereze ifirimbi. Andofetra bende yamuhaye uburenganzira, reka turebe Bizimana Djihad Djidro. Bizimana Djihad Djidro, El Capitano Teriyarida, nyuma gukorerwa ikosa aravuga ngo Mahina afata icyemezo kuri penalty, akurura umupira muri Petoleza muri agere hepfo, umuzamu Suke Barisera arira muri kugira biranga abavubi bibiri. Ariko tutaragira ngaha Huawei Rwanda kizimira umuntu yakoze ibintu bitari byiza bidashimishije abantu, baravuga ati ibyo yakoze si iby'i Rwanda, mwe mwakoze iby'i Rwanda. Mwaduhaye intsinzi abanyarwanda twese twifuzaga, mwaduhaye intsinzi koca yifuzaga. Ndagira ngo mbasabe dukomere amashyi koci wacu. Mwawukuyemo, ababanjemo, abasibuye, abari kuri benshi, abavunitse ubushize, abahakinnye ubushize, twese tubakomere amashyi tubashimire. Ntabwo agahinda twakuye Cote d'Ivoire kari kudukurikira hano iwacu i Rwanda. Turabashimiye rero ko nta nubwo kazabaho.